ndavuze n'ibyo ntabwo bindeba ukumva wagomba guteka inyama cupu cupu imitungo yanjye yose nayikumariyeho abana banjye baranyanze hejuru yawe niwe nka shuga mami niwe nshaka uriya niwe unezeza vandabiya Tora zanyise. Zaniki amazi ndicaye kwanza tuganire. Yese ndakuye ko nereka. Sheri. Stesi please. Nyine mbwira. Uzi kintu mufite uyu munsi? Ko none ubanza wasaze. Mubwire. Usiko nakora ibihumbi 100. Uvuze? Sheri. Zari bimeze gute? Shashusho nyine nishimye cyane kuva mbayeho niwe musore nyemeje pe. Navugisha ukuri. Nukuri. Wabona umbeshya. Oya ntabwo nakubeshya shusho. Nanjye wanshimisha cyane. Sure. Ako shiri mfite ikibazo nyine. Nikomeda. Nicyatumira n'uyu mugongo. Shiri. Mboga meze neza. Meze neza. Erega nani soni gifite. Wowe uratinyuka rone mugongo se n'icyakuyiwanye ku buryo uze kora untiyakabona. Nta nitse nukara wambaye ibikanzo ubundi agwa ngo zakora wambaye ikanzu. Robi duni mu buriri bwanyu. Ntabwo urimbwira. Rande basige. Sheri. Nakorera umujana. Wowe. Wowe humbijana. Jewe papa. Ariko uri kurota se gusa. Pako, ambonye ariko. Yego pako, ndakubona. Sheri reka. Wayibyese mugabo mwiza. Nayakoreye sheri. Sheri reka ngwerekewe. None uyu munsi. Zo byane nahe. Bini ibihumbi 50. Sheri ko kuri 50 ingahe? 50. Sheri. Bisi ibihumbi 50. Wow, Sheri. Urabona ibihumbi 50 mwaye. Bashumva manyengo akantu kamwe. Ujya bamera ko ngukunda buriya. Shirankunda. Ega buriya niyo tushwana ariko ngiye burandana ko. Shirankunda. Shiri. Nyine mfite ikibazo cyo kwishyura inzu. Ni gute ugira icyo kibazo ntumbwire? Shiri nyine mba nanga kugora. Nakubwiye ngo ntuzajye ugira ikibazo mari. Hindukira se nyine tugire ko twigenzera ko kunkanura amaso n'intoki. Akoshiri. Kufata nk'indaya kandi umugore wawe. Fata nk'indaya. Hanyuma se ku buryo uraromba amakanza nga. Ubu ko nabwiye ko nameze neza nabishaka kwihangana ugatekereza ejo. Hesha yakengana ka. Ngewe nagereze ejo ngiye biringiye mu rugo rwa. None rero kamubwire. Ndabona ibyo bihumbi 50 mwaye. Amafaranga naya. Wayagura imyenda, wayagura inkweto. Sheri ndagukunda, ntacyo nakwima sobize. Sheri mva nkubwire ntago ndabyemera. Kuko ndi kumva jewe nagiye ku simba. Simba noneho rero. Ibi ni ibihumbi 20. Nundi umugore wawe nejo bundi twabikora. Nejo nakubwiye ko naniye. Ntago ari yabi impanda ari kumbwira nawe. Reka nase nejo muri sinambika igiporo ngende umutsima waraye. Ngiye by'ejo ntabwo ngiye bindeba. Nimba unaniwe ngiye ntabwo naniwe. Urumva? Hindukira dukora umuti. Ejo nawe uzaruhuka ngo ayo mwanya wawe burenganzira ariko ngiye ngumeze nabi. Gasindukira nyine urebe ko ngenza. Gira papa sira kureba kwibyimisha kandi. Uzikiri buyakoreshe? Oyo. Ari nayo guhahisha. Babyumvise? Itonde. Sheri, nayo guhaha. Mbere ya byose akaboga hafa. Kera. Nabizi ko nanjye ngakunda. Noneho rero.
mufite agashya. Shewe uyu munsi mbese wiyemeje kuntungura. Uyu munsi nagashya gusa. Sobizi? Mbese uyu munsi. Noneho rero. Aya ngasigaye ni 30. Uragenda yashyire kuri konti. Urabona ya konti dufite muri banki? Uragenda yabikeho. Noneho tuzagenda twongera handi gake gake. Shusho nuko mba nanze kukugora ariko nyine reba twishyura 50 kandi turimo amezi abiri. Usumva atari ikibazo. 50. Yego. 10, 20, 30, 40, 50. Yego. Sheri uzi ko unca amazi bigezaho. Ishusho ntabwo ari ukuguca. Ubu narakubwiye ngo uzajye umbwira Sheri hoya ariko ntukazagire. Ntabwo uzi ko ngukunda. None uranyemereye. Hoya ndakwemereye mugore mwiza. Wow, thank you. Ndakwemereye rwose. Yego. So numara kuyajyana kuri banki urabona cya kibanza cyanjye kiriya kiri Nyaruguru hahandi ku mudugudu. Ari mu cyaro. Ndahabona. Ari Nyaruguru. Twakubaka y'akazu. Urabona iyi nzu ya hano muri Kigali n'ubuzima bw'i Kigali burahenze. Noneho tukubaka y'akazu umuntu akaba yajya guturayo. Tonde. Uravuze ngo Sheri tuzagenda twubaka. Uzagenda uyihubake ubundi ujye uhakodesha. Ntago ari ukuyikodesha. Nukugira iki? Ndagira ngo tuzagende tubeyo. Iyi nzira henze reba. Ahantu haraduhenda Sheri. Haraduhenda ariko twagenda dufite inzu yacu tudakodesha. Tukagenda tukiturira hariya. Siwezi. Nyaruguru nta kibazo Sheri. Wabonye ko mu Jewe njye mu cyaro. Mwari n'umugore wanjye nkunda. Siwezi. Uyu. Urota ibindi. Utiki Sheri? Sinshobora. Yakwinukira se ugambije ganga ugiye ku rugamba. Yebere mbona ntazabishobora kwimara. Apacacaka hose ntabwo uzabishobora iki. Siki. Wabonye atari ku mudugudu? Mbashari. Nahavuye mpareba. Nahasize ababyeyi. Noneho ngo ngusubiyeyo mama shenge nzabaga ngiye ku. Ni ku mudugudu ahantu dutuye. Niba ari ku mudugudu uzagenda utuze mama wawe. Uranyumva se? Nakivuyemo nyibona. None sira sambu. Sinshobora kuva muri Kigali. Kigali nzayibamo ibishaka, nyibemo itabishaka ariko nyibemo. Je ntabwo ushobora kujya gutura mu cyaro. Ubona ubuzima bw'i Kigali budahenze ko uko bwameze kose je muri ngomba kuba muri Kigali byange bikunde Kigali nzayibamo. We sinshobora nonzo amafaranga tuyishyura. Ibyo nibikureba. Reba ubuzima bw'i Kigali. Shari urakora? Uri kubyumva? Ikindi cya kabiri. Niba wumva ko ubuhumbi bwawe ijana ari bugiye kunkangisha. Nabugusubiza umwana w'ureka. Shari. Nabugusubiza ukamanuka nayo nabwo mu cyaro. Shari reka nkwereke rero. Ntabwo wajya mu cyaro. Ugira ikibazo ndakeka hari mfiteho udufaranga amaneto hakaho kuri banki amaze iminsi adakora neza ariko ariyo ntabwo nakuburira Sheri. Sure. Sheri uzi ko utawe waranyibagiwe. Okay, thank you Shushu. Merci. Merci aussi Sheri. Yego. Ariko ntiwahangayitse cyane. Sheri nanjye nyine ariko rero hagati aho reka mbanze mbikore sibyo? Reka mbanze mbikore nyaguhe ndakeka ari kuri telefone narindi ufiteho udufaranga duke. Yego. Kambe ntuguhaye ubwo urebye uko bigenza Sheri ira ni stress rega mbambizi. Mana Shushu urakoze cyane pe. Mbambizi. Aho ubundi Sheri kambanze nyaguhe. Yego. Aho ubundi Merci. Merci aussi Sheri. Yego. Ariko ntuzongere. Nukuri nta kindi kintu njya nguhisha pe. Ngo reka mbigukore ntarabyibagirwa dore ko Okay, merci. Iyo turi kumwe ibintu byose nshiduka ntabyibagirwa. nukuri ko imana uratsi ubeshya uratsi rwose umva ubuributsi babaminduye. Igitekerezo cyo kujya mu cyaro. Ndabizi ko mukunda sibyo? Ndagukunda cyane. Kunkunda ushaka ko nongera nka vetera. Ndashaka ko twiyubaka. Ndashaka ko twiyubaka tujye hariya twakiyubaka tugahinduka. Kwiyubaka nyabaki. Kigali yaragoye. Okay Sheri, mfite akazi kenshi ntanakererewe. Reka ngende njye mu kazi. Itonde Sheri.
mbere ya byose ugiye kujya mu kazi ariko uyu mutwe wawe uze wasibyemo ko jewe nshobora kuba mu cyaro Sheri uranyumva neza Sheri reka nkubwire n'undi munsi ko wagira ngo ubwenge bwawe buhora buba munsi y'ikirenge uzajya kuba nayo na nyoko niba umushaka kujya kuba mu cyaro uri kubyumva jewe mu bari sinshobora umwana w'umwiga akazi Okay Sheri sinshobora kujya kuba mu cyaro ntabwo nshobora wagira reka tugashyira ariko magi tuvuge ibintu dusubire ibindi njye mba mbona abantu mwubatsemo bayeho neza pe kuko reba ukuntu usigaye usa warabyibushye make-up umugabo arakugurira buri kimwe cyose arakumenyera wowe ukicara ugatuza pe sha urakeye kabisa njye mba numva nca buri gihe iyo nkubonye mba numva nifuje urugo nk'urwa pe kuko mba mbona ufise amahoro umva munya baravuga ngo ijoro riba riraye nawe niwe ugana niho ngana kuko ndanabyishimiye kuko nawe mba mbona biguhiriye pe kuko usa neza cyane wowe ntabwo bibona reba ntagiye mu cyaro Sheri agatangaza mva mugore mwiza mva nkubwire ukabyara ndabizi ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo by'ingenzi mu matwi yanjye kunkunda ndabizi mugabo mwiza mba itonde ubundi warasaze mba mbanza mubwire ugiye mu kazi ariko nuza igitekerezo cyo kujya mu cyaro Sheri turabiganira Sheri kuvuga ngo ngenda ajya mu cyaro Sheri koko waretse turabiganira shangiyeho wani ibintu byo gushaka ibintu by'urushako ngo nashatswe mbona ari stress ngeyeho nzashaka umutipe anyiterera inda nzara umwana mwirerera ubundi n'igisi kuko nta kiza cy'urushako ni stress gusa reka da ku mana yanjye ibyo bintu bivuze binanteye ubwoba kuko ngiye buri gihe uko mbyutse uko ngiye gusenga nsenga nsaba Imana ngo izampe urugo rwiza buri wese areberaho urugero njye nta nicyo mfite cyo kubabwira kuko ndabizi ko buri wese yamaze gushaka buri wese amenya ibibazo byiwe si ibyo byose kandi reka tugenda twari tugiye ahubwo turi butinde tugasanga bagiye ntugagenda munguye baragenda ngafasha ndi kuwanda